Mwiriwe neza nshuti zanjye nongeye kubasuza cyane mbahobera. Iyi ni Arisho ya TV show. Uyu munsi nje kubereka bimwe mu bikoresho nari nababwiye mu kiganiro byo kwifashisha tukigisha abana bacu gusoma no kwandika, naho twebwe twaba tutabizi neza, ariko ibikoresho bishobora kudufashiriza abana bacu birahari. Ngibi nabibazaniye ubushize shize kuri stati yanjye ya WhatsApp, abantu barabibona, bamwe barabimbaza, ndabizana. Ngibi umuntu wese ubishaka kandi abikeneye yumva byamufashiriza umwana yamamagara kuri nimero yanjye, mu by'ukuri 0785213180. iyo ni nimero ushobora guhamagaraho ibi bikoresho byose bikakugeraho aho wibereye mu rugo. Izi rero ni tablet zigisha abana gusoma no kwandika, especially iyi ngiyi noneho yo n'umwihariko, ni nziza cyane. Ifite ibintu byose wowe utaba uzi, nyamara bishobora gufasha umwana. Rimwe na rimwe hari ibyo umwana ashobora kukubwira we ntubyumve, ariko iyi tablet ashobora kuganira nayo ikamufasha. Murumva rero ko ari ikintu cyiza. Iyi ni tablet yigisha gusoma no kwandika abana, ifiteho na sounds, bivuze ngo ikoresha ururimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza. Ukaba washobora kwigisha umwana kuvumbura amagambo, kumenya gusoma letters mu magambo yoroshye na mu buryo bworoshye wowe wenda utazi. Ahangaha iyi tablet iramubwira ati can you find letter E. Iyo yayize arayobservinga neza kuri iyi tablet letter E. Iyo amaze kuyibona akanda, bahita bamubwira ngo yes, alright, arabikoze. Letter D is here. Wabyumvise rero, ibi ni byiza cyane. Iyo bigeze kuri numbers nazo ziriho ngizi. Ndagira ngo babyeyi bagenzi banjye muze. Number 4. Urumva ko ahangaha turi kuyivuga mu cyongereza. Number 2 dushobora no kubishyira mu cyongereza, mu gifaransa noneho nabwo akabivumbura birimo muri France, sibyo? Hariho indimi zose, harimo letters, harimo numbers, harimo addition na number 5. Très bien. Wabyumvise? C'est parfait. Où est le nombre 1? 9. Erreur. Essayez encore. 1. Wabyumvisha biga muri France naho birashoboka. Hano inyuma naho kwandika, inyuma naho kwandika, niba aravuze ngo 1, le nombre 1, kayandikaho 1, kandika 2, kabyandikaho rwose neza cyane. Yarangiza yakumva arangije kuba yabikora uko yabishakaga, agasiba kano kantu k'inyuma nako gusiba gutya agasiba, hanyuma agakomezaho n'ibindi. Murabona ko rero ni akantu keza cyane. Uyu munsi misemo kuko abakorera ikiganiro, kuko abantu benshi bari bakambaje babazetse utwo turu dushobora gufasha abana kumenya gusoma no kwandika nutuye, ese twadukura he, twadusanga he? Natubazaniye rero, dore nakangaka gusa. Kangaka ko akangaka ko ntabwo gafiteho amasounds, nako kwandikaho gusa bisanzwe. Akangaka niko gafiteho sounds, akagakoreshwa n'umuriro. Hano inyuma haba hariho utubuye two gushyiramo. Akangaka rero nta kindi kintu bisaba, agakaramu kayo kaba kariho, akiga kwandika. For example 1 2 3 4, akandika muri numbers, uri kubibona. Yashaka akananabyandika muri letters 1 2 3 then 4. Urabona ko ni ibintu byiza, ubwe akabyiyandikira. Iyo arangije kwandika ibi ngibi rero akabona yabikoze neza, cyangwa se nakomwe ati good job, kamukosora neza, akana gakoresho keza, araza akajya hano hasi agakandaho, agasiba ibi, akajya kwandika ibindi. Rero urumva ni ibintu byiza cyane. Ushobora kumubwira uti write word apple, andika apple. You see word pen, write pen. You see, this is what
umwana ashobora kugakoresha. Ni keza cyane mwese rwose ndakabakumbuje, ndatubakumbuje, mumbaze muri benshi. Nimero yanjye niyo ngiyo navuze haruguru, mumpamagare mbahe utu dukoresho. Yes, murakoze cyane kandi wibuke gukora subscribe wibuke gukora subscribe niba utu tuntu tugushimishije, ndetse usharinga aka video ku bantu baba bakeneye tudukoresho. Nta kibazo, unandike comment hasi ahangaha, biraryoshye, biri biziza cyane, muze dufasha abana mu buryo bworoshye kandi bwiza bugezweho. Ndetse ikindi kintu cyiza cy'utu tuntu bimekinga isuku y'abana bacu. Aho bigira kwandika usanga banditse ahantu hose mu nzu, banditse ku meza, banditse mu ntebe, banditse ikintu cyose ashikiriye. Iyo ari kwiga kwandika acyandikaho, ariko iyo afite tuno tuntu ahita agenda akagafata akandikaho nta kibazo. Murakoze cyane rero, murakarama.